nzi ko nageze mu kigo cy'imfubyi ntwawe n'abasirikare bari abasirikare batatu ntabwo njye namenya ngo umwaka ni ryari ariko abakuru babikurikirana bumva ko ari cya gihe inkotanyi zafataga igihugu. Icyo gihe bari abasirikare batatu, umwe aratambuka aravuga ngo ndabona nta muntu muzima ukirimo hano, ariko ndarira. Wari uri inyuma aravuga ngo harimo umwana dutanzwe mu miryango. Aho niho inzira y'umusaraba watangiriye. Kandi mu miryango leta yavuga ko ari ubwo bagenda bagiye kwitabwaho nk'abana mu rugo. Ngewe uko nabibonye naho byatangiriye. Niho umusaraba wanyu wo? Niho wavuye kugeza ubu. Kuko niba umubyeyi agutwaye nakubwiye ngo watindanye abana n'ubuzehe wanjye yatumaranye imyaka 3. Nashobewe ndyamye ahantu mu rusengero ndavuga nesha nzava mu rusengero Imana impaye igisubizo cyawo njya kuko numvaga narambiwe ibintu. Nongeye kugusuhuza ndanagushimira ko kuri Ukwezi TV muri aka kanya waba uri mu Rwanda mu bice by'ibihugu bitandukanye ndetse no kubari hanze y'igihugu mu bihugu bitandukanye haba muri Afrika, muri Aziya, Amerika n'ahandi hirya no hino mu bihugu n'imigabane igiye itandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuntu araza kutwibwira nk'abantu mwe u Rwanda rugira amateka, dufite amateka akomeye cyane, dufite amateka yasize ibikomere mu bantu benshi, yasize amayobera, yasize araza kutwibwira wenda abadukurikiye kubatera amatsiko n'umuntu ufite ubuzima yanyuzemo nabanga komeje no kunyuramo kuko nundi hari bitarasobanuka kuri we bitaza no gusobanukira umuntu dukurikiye, ariko bishimangira yuko mu Rwanda dufite amateka akomeye kandi yasize ibikomere bitandukanye mu banyarwanda benshi mu ngeri zitandukanye. Reka ngo umwanya mvuge ngo utubwira amazina yawe, afite amazina atazi n'uwayamuhaye, atazi niba n'uwayamuhaye ari umubyeyi we. Reka nguhe umwanya utwibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwamahoro Claudine, aba ntuye hano mu karere ka Gasabo ariko Kagugu, bahazi ngira ngo bawerekeza batsinda. Nuko Theo rero bivuze amazina yanjye nuko ari ntago nzi inkomoko yayo mu by'ukuri, kuko namenye ubwenge nisanga mu kigo cy'imfubyi cyahoze Gahini. Ngira ngo abaye bagenda Gahini barahabona, ni hari ubu ngubu hari centre de santé ya Gahini, ni hari ikigo cyahoze neza. Nanjye rero ndi umwe mu bana baharerewe. Ikigo kiza kwimuka kijya Irukara Karubamba, nyuma muri 1999 tuza gutangwa tujya mu miryango ijya kuturera. Uretse kuba uzi ko wakuriye mu kigo cy'imfubyi, amazina kuvuga ngo wisanze ba mu kigo cy'imfubyi bo bafite aho bagukuye, bafite uburyo bakubonye wageze mu kigo cy'imfubyi gute ku makuru wamenye? No kuvuga ngo ku makuru namenye kuko ntabwo twebwe dufite undi muntu waduhereza amakuru, ariko uko nagezemo byo ndabyibuka. Nzi ko nageze mu kigo cy'imfubyi ntwawe n'abasirikare bari abasirikare batatu, ntabwo njye namenya ngo umwaka ni ryari ariko abakuru babikurikirana bumva ko ari cya gihe inkotanyi zafataga igihugu. Icyo gihe bari abasirikare batatu, umwe aratambuka aravuga ngo ndabona nta muntu muzima ukirimo hano, ariko ndarira. Wari uri inyuma aravuga ngo harimo umwana, atagaruka inyuma anshyira ku rutugu ama n'amazi mu kintu yari afitemo gutya. Nyuma yaho mbona turagiye tujya ahantu hasa nkaho hubakishije amahema ari mu gashyamba ukuntu. Ishusho yaho rero yahise icika, iyo ngerageje gupushinga ngo nibuke ntabwo bikunda. Nsa kwisanga noneho turi kumwe n'abandi bana abasirikare tutakiri kumwe, turi menya ubwenge ndaho ngaho. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo nk'ibyo akavuga ngo mfite amatsiko yo kumenya aho nkomoka, niba wenda nawe mfite abavandimwe cyangwa se iki. Birumvikana ko ntawe utabyifuza. Wowe wigeze ubigerageza? Wabigerageje mu bihe buryo byagenze gute? Narabigerageje n'ubu ndacyabigerageza. Nyuma nko muri 2013 ngira ngo aho ngaho ari na 13 naje segonderi, nagiye kuko numvaga na n'ubu kandi njye niko mbifata ko iwacu ari Gahini.
niyo mbajije ngo uvuka hehe nabandi mvuka Gahini ko nyuma ya Gahini nta handi nzi. Nagiyeyo njya kuri iriya eglise y'abangirikani njya kwirangisha kuko njya mbona ibintu bisa nk'amashusho muri ngewe nkavuga ngo ko nabatijwe nkumva harimo uwambyaye muri batisimu nkumva nyine ako kantu karajya kuza nkavuga ngo uwambyaye muri batisimu yitwa Roza nta rindi zina nzi. Ntiwambaza ngo ni imbere ya jenoside ntiwambaza ngo ni nyuma simbizi nyine ayo mashusho agenda aza. Ubwo nagiye rero ndavuga ngo umuntu waba ubona kanzi kose amfasha ashyira imbere nyine ari mu materaniro arangiye oya yarakinarimo uwo bita Bishop Birinda abagabo ngira ngo ubu ntago akihayobora ashobora kuba yaritayarinze ariko niwe wanshyize imbere aravuga ati uyu mwana arashakisha umuryango niba mubona hari ufite amakuru aravuga ko mugiye muri batisimu yitwa Roza ngo kandi ari umukristo wacu atuwaba rero hari amakuru afite yatubwira habura umuntu n'umwe baraceceka. Amateraniro arangiye haza kuza umuntu arambwira ati mwa ko numvishije mvuga nanjye nitwa Roza ariko ngiye nageze mu Rwanda 98 inkuru yawe rero yimbwire nyihuze ndumva nta mwana nabyaye muri batisimu. Ndamubwira ni byari bimeze bitya najyaga njya no kumusura iwe harambwira ati se yabaga hehe ndahamutwara ni hari inyuma neza isoko aho bita mu Kabeza abantu barahabona. Urahibuka? Ndahibuka ndamutwara namubwira ni dore yabaga hano. Harambwira ati koko nibyo hano habagamo umuntu bita Roza ariko yaragiye ashobora kuba yatuye muri za Rwamagana. Tujye na bushobozi nari mfite bwo gumya gukurikirana aho nagejeje hari aho. Nyuma nanone kuko ubuzima bwacu reka mbabwize ukuri rwose ubupfubyi bwacu ni bubi buranatandukanye. Umuntu uzakwirariraho ngo hari ubundi buryo afite nyine kereka waruhukiye mu miryango myiza cyangwa mizima ibasha kumufasha mu buryo bwa financial ariko kwe ni hahandi utavuga ngo mfite masenge mfite marume mfite musaza wanjye mfite data wacu mfite iki wenda ari n'inkenera ikintu ari bukime. Urumva rero kwishaka ibyo bintu twavuga tukirwana naho twanarara tukirwana n'ibyo twarya byari bikomeye kuvuga rero ngo nkurikiranye icyo kintu gusa ndahejeje oya byageze birananira. Kuva icyo gihe 2013 se wa Roze bakubwira ko yagiye Rwamagana nta byahereye aho ntabwo ugize kurikirana ngo ubu naramubuze n'ubu ntago mfite uburyo ushobora kuvuga ngo mfite amafaranga yo kujya kwisharizaho buri kintu cyose mugiye kumushaka ntago nabibasha. Ariko nyuma nakumye kujya njya muri Gahini ngira ngo abantu Gahini baranze kuko hari n'ababyeyi bandeze mu kigo bagihari ngenda nkajyayo ntabwo hakona n'ubu ntago mwumva ko umuntu utaka ko yabuze umwana nge nicyo mashaka sinshaka ngo anambwire ngo wenda ni wowe kuko ngenda bizi ko ari bene wacu benshi dufite imiryango benshi rwose. Nge rero iyo ngiye mbaza ngo nta muryango mwumva ko wabuze umwana mba ngira ngo ntabona amahirwe unda yabone nicyo mba mbariza ariko ku giti cyanjye ngewe ntabwo birakunda biracyakomeye. Reka tugende wenda dusubire inyuma gato uri mu kigo cy'imfubyi kwanza nari amazina ushobora kuba wenda mu byo ukoresha ushakisha umuryango nk'amazina wenda bana hawe wenda uri mu kigo cy'imfubyi nabyo ntabyo bizi aho rero nagizemo ikibazo ikibazo nagize ngewe numvaga umuntu wanyise amazina yarayanyiteye mu kigo nkavuga ngo yitwa Barakagwira nizo nkuru nakuranye mu mutwe wanjye. Noneho nyuma ntangira kugenda mbaza kuko bamaze kubona ababyeyi 4 batureze mu kigo kuko ndavuga ngo inkuru yanjye ibe yuzuye ndashakisha. Noneho ababyeyi bose nagezeho nkababaza ngo ese hari nk'uwagezemo 94 urumva bari bakizana abana ari benshi nkabwira byagenze bite ko mbizi ko wandeze hakaba ari n'utuntu nibuka nko mu kigo rwose ho njya byose ushobora kuba nk'ababyeyi banjye naratandukanyijwe nabo nyonka kuko byo ndabyibuka ko twageze mu kigo nkagenda arandira nkarira rwose batesha umutwe ariko abazungu badufashaga bare abo mu Suisse bakajya bazana amata bakashyira mu mabibero abana barara barira bakaducomeka
icyo ndacyibuka. Noneho nkavuga ngo umubyeyi kuko yagezemo icyo gihe ibyo byose azi inkomoko y'amazina yanjye kuko yarandeze. Mugezeho mubajije se byagenze bite, arambwira ati reka nkubwire njye nakumenye witwa Uwamahoro Claudine. Ngo guhuza umuntu w'icyenda kane nimba avuga ko ari uko yamenye, nanjye wakoranye iyo nkuru yo kuvuga ngo nayiswa na Barakagwira. No Barakagwira se uramuzi? Ati ndamuzi, ari umwana urerwa nkawe. Ibyo rero binyereka ko inkomoko y'amazina ntayizi. Sinyizi mu by'ukuri, sinzi ngo nayanjye bwite wenda y'umuryango, sinzi ngo nayiswe n'abo bantu bo mu kigo, nta makuru ahari. Hanyuma reka tujye mu bijyanye n'imibereho. Abantu bagiye boherezwa mu miryango, ariko uretse wenda bijyanye no kubaho, kurya n'iki, habaho n'ibindi bintu umwana akenera mu burenganzira bwe kugira ngo akure, abashe kwiga agire gute. Ubu ubuzima bwakuriyemo bumeze gute kugera uyu munsi? Ubuzima bwaratugoye. Njyewe nuko njyewe njya mvuga ngo icyatumye napfa Imana ndemanye murari, kandi indemana ikintu cyo kuvuga ngo niba ntafite ibyuzuye hari n'undi ubifite, duhuje byakuzura. Nicyo kintu cyatumye mbaho. Ariko ubuzima bwaragoye, buragorana, kuko nyuma yo kuva mu kigo 1999 nibwo leta yatangiye gushishikariza ababyeyi babwira ngo muze mutware abana. Tuva mu kigo cy'imfubyi turi abana 18. Muri abo bana 18, 15 bagiye ntasho, 3 basigara Gahini. Urumva abo bana bose twagiye ahantu hamwe mu gace kamwe. N'ubu yisubiye urababona, ndabasura inshuro nyinshi kuko nibo bavandimwe mfite. Nyuma yo kugera aho ngaho, ababyeyi ntago mbizi, singiye kwita mu mitego y'ibyo bindi navuga, ariko sinzi icyo leta yari abasezeranyije. Nyuma yo kudutwara, ndibuka ko haje abantu rimwe nabwo nka nyuma y'amezi 6 bavuga ko bazanye ibyo kurya, bazana amashaza, imiceri n'amavuta, kugira ngo n'umuti w'isabune bagenda bawuhereza buri famiye yagiye yakira umwana. Nyuma y'ibyo nta kindi kintu kijyanye n'urwego rwa leta kigira kigaragara aho hantu. Ababyeyi rero hashobora kuba harabayemo kurambirwa, bavuga ati aba bana, kuko nk'imiryango yagiye yakira abana nkatwe umuryango twagiyemo, twagiye turi 2 mu rugo rumwe. Mu rugo rumwe twagiye twisanga ku bandi bana 4 umuryango wari ufite, baba babaye 6. Ibaze rero no ku bandi bagiye babahakira, aho abana bakaba abana benshi. Niba bafite ibyo bizeye wenda bazafashwa, ubu munsi n'ibyakunze, batangira kugenda bagira iki, birukana. Wamaranye abana igihe kinini, ndibaza ko ari muzehe wanjye. Muzehe wanjye niwe watumaranye igihe, ni imyaka 3. Abandi umwaka mugende batubwiye ko bazadufasha, ntibyakunze. Ariko nawe yageze imyaka ingahe? 3 irangira. Ko ngewe navuye twavuye mu kigo cy'imfubyi ndi mu wa 2 primaire. Birumvikana wenda icyo gihe wari ukiri muto muri primaire mu wa 2. Ubwo se kukwirukana kwaba gutarusubira mu kigo cy'imfubyi, ibigo by'imfubyi baga barabikuyeho, wahitaga ujyayo? Rwose Winsetsa, kuko aho ngaho naje no kubimenya ko ari nge mu by'ukuri wari ufitemo ubwenge tuvuva mu kigo. Nge wasaga nkaho ndi mukuru. Kwirukana rero ntibishoboka byo ko bari bugaruke mu kigo. Intera iri hagati ya Ntasho na Rukara, nta nubwo twe tuzi aho tugiye. Twabonye tugenda, nta mwana wari buvuge ko azagaruka mu kigo. Icyo cyo nticyashobokaga. Ubwo nyine kukwirukana waragenda ukajya mu baturanyi, nabo bazakunanirwa bavuze bati ntitugushaka ukagenda. Niyo nzira y'umusaraba. Iyo nzira ugenda unayijyanisha n'uburyo bw'imibereho ndetse no kwiga. Of course birumvikana, kuko niba uvuye mu nzu twakise ko ari iwanyu wirukamo ukajya mu rugo rw'umuturanyi, uratekereza gute kuziga?
ntabwo bishoboka nawe ni igihe gitoya byasanga transit aho ugiye naho uzahava n'ahandi ugiye uzahava mbese ni ukuvuga ngo inzira y'umusaraba ubundi yatangiriye aho twavuze ngo aho leta yavuze ngo tuvuye mu kigo cy'imfubyi dutanzwe mu miryango aho niho inzira y'umusaraba yatangiriye kandi mu miryango leta yavuga ko ari ubwo bagenda bagiye kwitabwaho nk'abana mu rugo ngewe uko nabibonye naho byatangiriye niho umusaraba wanyu niho wavuye kugeza ubu kuko niba umubyeyi agutwaye nakubwira ngo watindanye abana n'ubuzehe wanjye watumaranye imyaka 3 nawe rwose arerura ati oya ni musohokera musaza wanjye niwe wagiye mbere nanjye ngena nkurikiye twese twari dufite so dusanga uwo musaza uvuga ni uko mwarabuye mu kigo nta yindi sano nta yindi sano ihari niyo umufata nka musaza wawe nubwo yipfiriye ariko ni musaza wanjye nawe yarinze apfa azi ko ndi mushiki yapfuye ejo bundi mu kwa 6. Claude noneho tubwire wize gute waje kuba mu buzima bumeze gute kuza kugeza uyu munsi nibyo nakubwiraga ngo inzara y'umusaraba atangira uriya munsi kuko urumva niba umuntu akubwira ati mvira aha nta handi hantu wari ufite ho kujya ngewe naravuze ngo nta wundi muryango nzi ngenda kwa mushiki papa nyine wo nita papa n'uwo nguwo wadukuye mu kigo mva nka hano we yaratuye nk'uko ushobora kumara nk'iminota 30 hagenda njyayo ngezeyo ndamubwira nyine nawe mwita shangazi n'ubu ngubu ni shangazi wanjye kuko nta bandi bahari urumva nyine nagiye kwa shangazi ko namugezeho gitondo cya kare rwose kuko ntabwo urumva icyo gihe ntabwo naraye mu rugo sinaraye mu rugo kubw'izo mpamvu zo kuva mu rugo papa hari habayeho ikintu sinavuga ngo ntitwacyumvikanyeho kuko nari umwana icyo nari buvuga nabo kindi kirenze ahubwo bo nyine nk'ababyeyi barifashe nk'ikosa twari twarahinze ahantu umuceri mu gishanga noneho wari ugeze igihe cyo kujya kuwurinda nitwe twirwagayo turinze umuceri turi kwamurura inyoni niko babyita hari umuceri rero twa dufite uhumbitse ntabwo nawuhiye nibagiye kuwuhira ariko se uvuga ngo nabyibagiwe nabyibukaga ahubwo nari nshonje ntabwo icyo gihe ntabwo bari batugemuriye ngo duhe ibiryo numva ndananiwe numva nabone reka ntahe nzawuhira mu gitondo mu rugo nyine njya kuvoma bigeze nko mu masaa 2 dutangiye kurya niho numva mama arabajije ngese ngomaho nyine mu cyaro banyita amahoro ngomaho ngo umuceri wawuhiye oya ko ngiye mu buzima bwanjye sinzi kubeshya nahoze ntabwo nawuhiye ubwo rero papa ahita avuga ngo hita uhaguruka genda ujye kuwuhira icyo gihe nijoro mfata ijerekani ndamanuka kandi ahantu twari dutuye ni mu gisaka kiriya cyo mwumva bavuga ngo habaye abarozi bagendera ku dutaro abantu rero nyine batabizi barabihakana ariko kiriya ni igisaka icyo gihe nyine nagiye ndamanuka nsa n'ugeze mu cya 2 mpura n'abantu barambwira bantambuka barabanga uriya mwana ngo si umwe wo kwa runaka ati niwe kuko izi saha agiye he ati baramugabuye ngewe ntabwo namenye ngo ni iki bari kuvuga nakomeje inzira ariko nabo umutima uranga baza bankurikiye barambwira ngo ugiye he narabwira ngo papa arambwira ngo njye kuhira umuceri ati se izi saha koko ati zamuka genda mbabwire ko uzawuhira ejo ntabwo byakunda papa iyo yabuze aba yavuze barankinginga ndabananira ahitamo kumerekeza ngewe nta nubwo nigeze nkuhira nibo bawuhiye noneho umugabo agiye kuza kuko yari namwita umugabo kuko icyo gihe n'ubundi yarandutaga nabonaga ari umusore ariko uwo bari kumwe yari mama we niwe wawuhiye ngiye mpagaranye na nyina noneho amaze kuhira afata ijerekani ngo tuzamuke nabamwani rero twebwe ukuntu twatojwe ntabwo ijerekani yazamuka irimo ubusa igomba kuza irimo amazi atakose noneho
atari ko abantu babakuye mu kigo bimeze bite, arambaza arambwa ati se mwazasubiyeyo mwe murumva bishoboka se nawe twave ntituhazi. Nuko icyo gihe rero naragiye, ubwo turuhira, amaze kuhira turazamuka ariko ijerekani bibanga mu nda yizamura nta kintu kirimo. Tugeze mu rugo ku irembo dusanga bugariye, ashyizeho imyugariro. Mukecuru aravuga ati sha nta nubwo bakunda dore banugariye. Nanjye mpita numva umutima wanjye se abantu bugariye, ijerekani tuyishyira inyuma, barambwira ngo ngwino tuzamuke kuryama mu rugo. Turazamuka njya kuryama iwabo, barangaburira ariko ndaryama. Barara bakambaza none se na hano hantu ufite wajya? Njyewe ni shangaza tuyari hakurya nzajyayo. Nta kibazo. Ndaryama iryo joro, buracya mu gitondo ndagenda nyura ku irembo iwacu, nsanga ya jerekani iracyahateretse, haracyanugariye. Ndabona abona iwacu ntibajya bahinduka rwose. Ubwo ndahaca ndambuka nyine njya kwa shangazi. Nagezeyo rero mu gitondo, shangazi yarabyutse tutadukubitana ati ngaho ati ntago nakirwa mubaza ibintu byinshi, ndabizi ubwo byabaye. Ngo bagiye kujya guhinga, dukomezanya turagenda nyine. Shangazi yari afite abana 6, nanjye ubwo mbambaye wa 7. Nta sambu yagiraga, yacaga inshuro n'abana be. Aho ngaho nyine turabana. Noneho rero shangazi abona ntago nzi guhinga ko nari nyiri muto, akambwira ngo ujye usigara mu rugo. Sigara mu rugo nkabatekera, nkakora imirimo yo mu rugo isanzwe yo kubura. Nza kubona umuntu rero aba ibiceri 30. Icyo gihe voka 10 zaranguraga 5. Ndangura voka za 20 ndazitara, zihiye gucuruza nunguka 70. Abaye ijana. Abaye ijana yari menshi. Ndongera njya kurangura, noneho voka rwose zirunguka, ariko ndavuga nireka noneho njye ndangura n'ibitoki bya Kamara. Ntangira kujya ndangura na Kamara kugira ngo imwe nayiguraga 60. Nkarangura udutoki 2, nazabuka zihari, genda nunguka. Mbona nanjye kujya none ncuruza imineke na voka n'umunyu. Ubwo hacaho amezi 6. Shangazi arabireba nukura utarize uzadushinze ikintu gikomeye, uzavuga yuko ngewe na so twafatanyije rwose. Atabana b'imfubyi uko bakura bagenda bagira imitekerereze yabo. Rero ngomba kwandikira iso kaza kagucyura kwiga. Ubwo yitaga papa wawe niho mubyeyi wemewe kwakira. Kuno ubu shangazi aramwandikira, ducunga abantu bari bacuye ku irembo, abahereza agapapuro akabwira ati kajyane muzagahereze Sipiriyani. Barakamuha, papa aragasoma, kari kanditsemo ngo uzaze twara umukobwa wawe ajye kwiga. Papa aragasoma aragasubiza ngo nawe uzamurere uri umubyeyi. Shangazi akabonye ati kabaye. Baravuga ati ntago numva nyuzwe. Tangiye gukura, tutangiye gupfundura amabere mu cyaro, baraje bakubone. Noneho akaba hari aho twabanjirije ntasho, ari hatuye undi mukobwa nawe abere shangazi, ariko icyo gihe wabonaga ari umuryango ufatika ufitemo ibintu. Aramwandikira arambwira ati rero uturutse hano ujya ntasho ni kure, ntabwo nagutuma kandi nguzongera ugaruke. Ngiye kwandikira urupapuro, ndaguhane uratwara n'imyenda mikeya, hanyuma urwo rupapuro ntuzigere rufungura.
nabisoma akumva ibyo nanditse ari byo nzabona utagarutse nugaruka ngo nzamenya ko byanze. Aho hantu twari turi abantu bazi muri Kirehe, iyo ugeze Nyakarambi usa n'ujya ku rwibutso Nyarubuye, ni ahantu ugira bita Nyamateke. Uva Nyamateke ujya Ntasho, ni kure bishoboka, sinzi ngo ibirometero bingana gutya ariko ni kure. Shangazi yanyandikira ku gapapuro, afata n'utwenda ashyira mu gafuka, hari udufuka twa kera twabagaho dufite ahantu h'ubururu ku mpande, ngira ngo bukagura nka 50 nitwo bajya guhahiramo, ashyiramo utwenda aranzindura mu gitondo, ndagenda njya Ntasho. Agapapuro ngafite, ngezeyo, ngeze ari ku mugoroba. Wagiye n'amaguru? N'amaguru niyo twakoreshaga. Ndagenda ngezeyo, umukobwa nyine nawe namwita nka mukuru wanjye kuko n'ubu rega niwo muryango mfite, ubundi nta no kubihunga kundi. Ndakamuhereza nawe Shangazi akuntumyeho agapapuro, arakareba arabisoma, aravuga ngo nta kibazo, ngo mbangumyaho. Mu by'ukuri saje kumenya ko ari harimo iki muri rwandiko, yaramusabye ko naguma mu rugo iwe nkiga. Ubwo aho hagati nagiye nshikishiriza kwiga, ngacikisha rwose nk'imyaka myinshi numva itari munsi y'ine. Narigaga byagera mu gihembwe cya 2 tukavamo tukajya kurinda umuceri, cyangwa tukavamo tukajya mu bindi ngaho. Ariko se hagati aho wenda kubyagenda Minerivare, muri icyo gihe wenda ko utaruzi inkomoko yawe, ntabwo wenda wavuze ati reka negere Farije ndebe ko, kuko ndi gukurikira aho wahereye utubwira yuko abasirikare b'inkotanyi bagukuye mu mirambo. Ntabwo byari ikimenyetso wenda cyatuma Farije igufasha ikaba yakurihira ishuri, ntabwo ugize ibigerageza wenda kubegera? Mu by'ukuri icyo gihe nta kintu sinangiye kukubeshya. Ninde wari ubizi se? Wenda ababyeyi batureraga nibo bakabaye barabashije kwaprocinga Farije akanayimenya, kuko icyo gihe ntabyo twari tuzi. Noneho primaire tukiri hasi rwose aho ngaho, ntabwo namenya ngo byari bimeze bityo. Icyo gihe byari muri 2004, icyo gihe urumva ntabwo tukiri batoya, ntawe ari kumenya ibyo ari byo. Nuko rero ugiye aho ngaho urizi? Nagezeyo, ubwo nageze mu wa 5 primaire, ndiga ndatangira. Ubundi ikigo nari ngiye kwigaho nari nkizi nicyo twigagaho, nsubiramo turiga. Ngeze mu gihembwe cya 2, mudamu ngo baratwise ati vamo. Njye nabimenyere n'ubundi igihembwe cya 2 cyarageraga nkavamo. Vamo, imbaraga zanjye zimaze kuba nke, mvamo nyine nta kintu nari kurenza. Ariko noneho mvamo numva nzinutswe, mvuga ni si ndumva ntazabisubiramo, nyine ubwo amashuri yanjye agahagarikiye aho. Tugarukira mu wa 5? Tubanye uko aza no kubyara abana, ndabarera nyine. Umwana amaze gukura ndongera nsubira. Yari yakuye mu ishuri kugira ngo umufashe kurera umwana? Nanone bigeze mu wa 5 nasubiye igihembwe cya 2, nanone ati narasamye ndongera mvamo. Ariko akaba yari afite umugabo mu by'ukuri sinzi imiterere ye, yari yarananyobeye. Yaje ijoro rimwe twahise duhinda amatisho, arakubita. Mu gutatana rero tuva mu rugo, umudamu yaraye ukwe, nanjye njya kurara kwanjye. Iryo joro aho naraye ku baturanyi, hari umudamu twari dusanzwe dusengana muri eglise byo mu cyaro. Ahanga atari ku bundi nzakwijyanira ahantu heza, ati kandi nugerayo uziga nta n'ikibazo uzagira, umwana mwiza nta kibazo uzagira rwose, tuzagenda wige. Ndavuga ati se wanjyanye ahubwo ubu ngubu, mu gitondo tuzagenda. Turaza. Njyewe mu matwi yanjye Serena yagize numva Kigali, sinari nyizi. Tuje mbona twururikiye i Kanombe. Ambwira atanu bahita i Kanombe. Mbona kintu nambwiye ko nta kintu nari mbizi hose nzi ngo ni Kigali cyangwa iki. Ngo turara ahantu
mbona n'abantu nzi bukeye turongera turagenda mbona tugeze i Remera aravuga ngo hano hitwa i Remera tujya ku rusengero rw'abadeperi ngo hari umuntu yaragiye kuhashaka nkajya numva aramubaza amakuru ye ati ari mu rugo tarahari ati ariko se ko ndeba ari uruhinja ati simbizi ko ari buza kurwemera nkajya numva nyine n'ibiganiro birimo amakuru ari gucikagurika nkumva sinyakurura ariko nkumva ntacyo bimbwiye ko nyine ngo umuntu turi kumwe iwacu ku cyaro ndamuzi nta kibazo turagenda tugezeyo umugore arandeba ati si ari uruhinja koko ubu ndaguha ngahe numva nta kintu bimbwiye rwose umva ko uravuga uti mbonye ahomba wenda ni uretse ngo mbonye ahomba ibyo nabyambagaho mu mutwe numvaga hatajya habaho ingorane z'uko umuntu abura harara numvaga hatabaho ingorane ko umuntu yabura ibyo kurya nyine ibyo kwirukana umuntu akaba yava mu rugo numvaga umuntu wese afite umutima wakwakira umuntu mu nzu yatamwirukana njye numvaga ibyo bintu bitabaho nta nubwo nifite impungenge kurigana ari umwana ntabwo nifite impungenge z'ibindi bibazo bindi numva rero baraciririkanya ngo ndaguha 6 ati 6 uri kunca ni menshi ati ndaguha 4 baciririkanya magaza aho birangira n'undi 6 bayumvikanyeho amuhereza 4,000 amusigaramo 2 ati 2 tuzaguhugarutse ati ntacyo umugore aransezera ni nubwo muheruka nagiraga amafaranga uvuga yari umushahara wawe wenda w'ukwezi no yari nk'igihembo cy'uko akuzanye birashoboka kuba cyari igihembo cy'uko anzanye kuko bacirikanyaga ngiye mpagazaho bisoje baragenda nanjye nsigaraho numva umugore atangiye kujya ambwira ngo ese nguzi koza ngo ibirahure nkubita mu mutwe ibirahure numva na hantu bize numva iwacu nabyo nabonye imita njya kwirefera mu byo muri aruferina ndavuga ati bura n'iby'inzu mbona sinigeze mbikoraho ibyo bintu ntabwo mbizi ngo utazi koza ibirahure rero ni ikibazo noneho mu maso y'umwana ngene nabirebaga nkabona nk'ibirahure by'inzu ubundi se umuntu yabigera hate ntabundi saba byoza bati numva nyine mfite ayo matsiko ikigaragara nta nubwo ubizi ntabwo mbizi agenda arakanzanira nkakubise ijisho mbona n'ubwa mbere ngabonye usanga icyaruro cyo kunyweramo ni iki kintu sinyizi ngo ubwo se uzi iki nikijyanye n'ikiza ngo uzi guteka inyama kanibuka kuni wacu mu cyaro babigenzaga navuga ni yewe nicyo kora niba ari kuzitogosa umuntu agakatiramo inyanya ibyo byo ndabizi yewe ngo turahiye numva batajya ngo barahiye nyine numva ngo uzi gucana imbabura se imbabura numva imbabura noneho ni ikintu ntazi ikigo sinayibonyeyo kwa papa nta yari iriyo ko bacana imwe ngenzi inkwi oya ntabwo mbizi bambaza ibintu byinshi bumva nabyo ngo uzi gukoropa se gukoropa nibuka ko mperuka sima mu kigo oya ntabwo mbizi ibyo bintu bambaje ikindi mu mutwe mitanangira gufunguka ndabana aba bantu ningumya kubabwira ko ntazi ibintu nabo ndabarakaza nge nicyo niyumvishijemo ndi bubarakaze none rero ndajya mvuga ko ntakizi ariko mvuge ko ntagishobora nyizi bambaza nkaba ngo sinyizi ariko ntakimenya ngaho utangiye kuvuga neza ubizi ariko wabimenya nuko aho abana babo singiye kubabeshya ngiye nabona agatungana bigaga muri primaire mu wa 5 nanjye niho nigaga nabona turangana mbaho nkajya mbona baranzindura nka 9 z'ijoro byuka ukora ibi nkabyuka ariko Imana ikunda impfubyi barambyutsaga izo saha ngo njye gucara imbabura nkajya numva ari nk'ikintu kiri kunyobora fata amakara uyashyireho gutya fata akantu ucanishe gutya nkabona biratse ubu nzi ubwenge nzi n'ukuntu nabikora imbabura iranserereza ariko kiriya gihe ashwi
noneho umugore aje asanga nayicanyira no kwaka, ati wigenje ute? Ku mutima ni nyine nayicanyira ariko sinzi uko byagenze. Nubwo buzima aba aribwo ntangira kugira mpora nabwo, twaryamaga amasaha 2 ku munsi. Ndagenda ndateseka ncika umugongo, nkajya ndibwa umutwe ahantu hose, none najya mbubwira kandi numva ngo uzane igitambaro uzirika mu mugongo n'umutwe uzirike, imirimo irakomeza. Narahabaye mwaka urarangira 2 ahantu ndi ntago mazi, bakambaza ngo iwanyu ni kwita mu mutwe se ubundi wacu ni numva se kuko nkumva ntahari, ndavuga ko ari heza nene gahinde ngo ufite papa se nawe ngira, mama se ntago mugira, ariko ngiye nkumva mu byukuri nta kintu bintwaye, nkumva ndatuje kuko n'ubundi ngiye nakuze ntabareba, guhangayikishwa nabo rero ntago byambayeho. Mbaho noneho naje kugira amahirwe ahantu kururikiye bwa mbere tukahararika none, haza kuza umukobwa aho mbona ndamuzi, mbona aje mu urwo rugo, ndabona ntago nsiga hano. Ati se kubera iki? Ati ningutwara rero abantu baraza kurakara, none se ngo nago waguhemba, ntago wamemba. Numva iki kintu cyo kumaza ngo ni wamemba, numva ni gishasha mu matwi. Nise bahemba bate, ni iki bakira? Ati amafaranga yo ku kwezi, nise barangahe? Ati se mwavuganya ngahe? Ntago mbizi, sinzi byari byo. Ati oya wicika intege ahubwo babaze kuki bataguhemba. Niwe yewe ngewe nararambiwe ndashaka kuva hano. Umwe ushaka kujya he? Ntago mbizi, ngewe nawe kuva mbonye umuntu nzi. Urumuzi heze? Aho hantu twirukiye bwa mbere tugera Kanombe, tukaharara. Narabonye mbona ndabazi bavuye ntasho. Ahubwo ntuyi ntago ari madamu Mutirabura. Ati yego. Ati sunzi he? Namwe ni tuva mu kigo kuko nyine badutanze ku mugaragaro ni ibintu bizwe. Icyabuze ari komine Rukara cyadutanze kuri komine Nyarubuye. Ni ibintu byagiwemo n'inzego, nari impari rero ndeba bari ba konsiye n'abarebaga ngo ndabibuka. Kandi icyo gihe umugabo mvuga ngo ni Mutirabura niwe wari konsiye. Ndavuga uyu madamu. Urumva nabonye umukobwa namwe ndakuzi nunsiga hano. Nta kinene nishingikirijeho se nanze. Rero arambwira ati ningutwara se ko uyu muntu tutari bubyumvikaneho, ntumubwire ko ngiye gusura mama wawe turi bugaruke. Ati ko baranjyana nuko navuye aho. Cyakujyanye we kukurera, mbese ubwo navuga ngo chapitre y'ubuzima bwawe yari igezweho yari yihubwo. Cyanje nagize ubuzima burebure to. Nagize ubuzima burebure ku buryo nicaka ngavuga ngo naciye ahanca gakira. Kuko icyo gihe navuye aho, wenda nihuse navuye aho tugiye iwabo, noneho nabo bari bafite abana benshi barera kandi nabo badafite ubushobozi. Numva umusaza we aza kuza rimwe ngira ngo haciyeho nk'amezi 3, aza kuza numva aravuze ngo ntabwo igihumbi nkorera, yari umumotari, igihumbi nkorera ntabwo gishobora kuvamo kawunga ngo na Claudine ayirye. Njye ndamwumva ndyamye, numva none hisinguyeho, numva ndagiye hehe, numva ndashobewe. Ngo rero mumubwire azinduka ajya iwabo. Nyina aramubaza se arajya iwabo arahazi? Nta nubwo azi inzira yamuzanye. Ngo nyine ngo umukore ibishoboka byose ave hano agende. Simpamushaka noneho mberurire. Naraye ndeba buracya. Umukecuru arabimbwira. Ntabe sinenze by'amafaranga, sinigeze nanayakira muri iyo myaka yose nari mbaye i Kigali. Umukecuru abimbwiye yaza kwicara avanga ariko ubundi ahantu waciye ukamara imyaka ingana gutya kuki bataguhembye? Ntago mbizi. Ugomba usubireyo rero
bishyuze niba ngo ujye kubareba ese ndishyuza ute ko numva nyine numva na gitekerezo mfite ati igihe cyose wahabaye wabwira baguhembe haravamo itike turashaka imodoka izagusubiza Kibungo nkumva se ndajyayo noneho se kwa papa se kwa shangazi nkumva sinza undi bujye ariko twemeza icyo ubwo namaze kugira imyaka ingahe hasi nko muri 10 n'ingahera 16 ubu ni se imyaka yawe bwite nayo ntuyizi ntago nta muntu yizi togereranya ariko urebye nko icyo kigero ari muri 15 16 maho ari muri icyo kigero ubwo ndashorera mvi Kanombe n'ibirenge ndaza ariko ubwo umukobwa mbabwira yabaga kwa mukuru hano ku Cyamitsingi ko twe twarahaciye mazi navuye Kanombe rero n'ibirenge ngeze ku Cyamitsingi numva ndarushye ndeka ngeyo ntihabura n'icyayi banyihera nk'inywera ndagenda ngezeyo ndicara nko mu minota haza umusaza aricara nkarara ngo bite shari ni byiza amara umwanya kumva simvuga ngo none se uruwa hehe uziranye na Fayira ya nyirurugo Fayira uko numva ntamuzi arambwira ati se uri muntu ki uruwa hehe uturutse he numva inkuru yanjye ni ndende sinayivuga mu kanya gato ndamwihorera ariko ushatse wanyibwira witwa nde nitwa Claudine irindi w'amahoro iwanyu ni he iwanyu ni he ikanyica ni heze ni Gahini ni Kibungo ni Intasho ni abane mu byukuri ntago mpazi iryo jambo mu byukuri ntago mpazi ryaramukuruye yarambaza kukivuga ko iwanyu utahazi uri umusazi se ntashwe ndi muzima akururwa nabyo bimubwiye yumva nibisanzwe nose gute ungana gutya ukavuga ko utazi iwanyu ukavuga ko utazi so ukavuga ko utazi nyoko urinde ukomoka he yumva naga ari kubyumva bimubwiye arambwira ati ngwino twijyanire mu rugo uwo mugabo yaraje kureba nyirurugo baricara numva baraganira ku kintu ngo cy'umushinga w'ishuri bashaka gutangiza bita kacapu barabivuga nicaye aho numva bwiye Fayira aramubwira ngo uyu mwana arenge kumujyanira nagazi wabo Fayira ati ntibishoboka kereka nimba arwaye babanza kukijyaho impaka umuntu niba atarwaye ni gutatazi wabo ndabibasobanurira ndega buriya twahoze mu kigo babwira ukuntu ibintu byose bimeze barabyumva ndavuga ngo wahabaye nabo batazi ibyawe saze tamfata nijyaniriwe yaratuye Kanombe ramutse ikibuga cy'indege tuhageze nabo nta mukozi bari bafite bashaka umukozi wo mu rugo umudama mbonye ataha kuzanya uruhinja ntabwo ngira unarukoresha rwose tutavuze ibintu byinshi yarahagaze mu muryango tutavuze ibintu byinshi musubizeyo ati oya numva umusaza afite icyamukuruye ntabwo yakuruwe nuko nje gukora umugore agumye arahakana ati simushaka musubizeho simushaka bigeze aho noneho njyewe nari nanashonje pe ndamubwira nti wamaye igikoma se nkibwira nabonaga nagifite bimwe nakubwiye ngo nago ngiye nibazaga ko umuntu yabwira umuntu ngo mbira mu rugo nago numvaga bishoboka kandi n'ubu numva bidakwiriye umuntu akugannye wimusubiza inyuma kereka afite ibibazo bindi bituma utamwemera ariko nabwo bibaye bihari umutware ku nzego zimufasha nuko noneho arebye ukuntu yagumye kumpakana nanamubwiye ngo name igikoma n'inywere yumva nago ari kwita bikuru arakima ndakinywa mbona aramesa ariko nkabona arasa n'utabishoboye nawe arizana mu mesero yinjira mu nzito tomba ntiyanagaruka hanze yagiye kugaruka asanga nanje kumesa nanitse nakubye neza amabase nayanitse aha hantu wabaye imbere warabimenye yego ibintu byose bimeze neza avuga ati ni wowe ukoze ibise
nti nahubwo zara ngutekera ati nta kibazo arabinyereza ndabiteka abiri ati se kuzi guteka nti ndabizi hano bakoze bataguhemba wahigiye imirimo nabyize kandi noneho mu miremere yanjye ngira courage yararebye avuga ati se imyaka ufite ibyo uri gukora ntago bihuye numva ngiye ntacyo bimbwiye umunsi wa kabiri numva aravuze ngo none se ngo tuzatuguhemba ngahe ngiye nta mafaranga nkwatse rwose birakunda ko najya kuko iki shuri cyo rero amaze kukibona ko kitazashoboka ngiye imiteto mfite yo kubwira abantu ngo najya kwiga siyo barimo ndamubwira nti rwose ngewe nimba byashoboka nkaryama nta kibazo ngoya vuga tuzaya tuguhemba tujye tuguhemba n'uzabyica tuzakwirukana umusaza ati oya ntago nshobora kwikuraho uyu mwana nkurikije ibyo yambwiye mwikuyeho yari pasiteri bagitwaza mwikuyeho ntago naba koko Imana nemeye ariyo none icyo kintu biza ari nk'ibintu bibiri bihanganye umwe aravuga ko atamfata undi akavuga ati sinamurekura mbaho ngaho rero muri urwo rugo nuko nahinjiye ndahaba umwaka wa mbere urarangira ukora bataguhemba ku ruhande rw'umusaza nkumva ndi umwana mu rugo ku ruhande rw'umugore atishwe ariko nakosa nuko tutaguhemba aho ukwiriye kuba aratubwiye igiciro tuzatuguhemba 5 nta kibazo noneho mbona byabaye nk'ibintu birebire nta kibazo mujye muyama none ukwezi kumwe 2 3 5 akazashika nkazategereza ko amafaranga azayama nkaheba umwaka ukarangira undi ukaza ubwo cya kintu nakubwiye numvishe bavugaho cy'umushinga gutangiza ishuri 2008 nibwo musaza yambwiye ariko ngo urumva niba maranye nawe maze imyaka 3 arambwira ngo wiga wajya gubuwa kangahe wibaze igihe marukira mu ishuri njya kumbwira ko nabaga mu wa 20 arambwira ati wari n'umuswa nabari nabaga wa 7 mugize ngo abaga wa mbere nge no wa mbere bura namuba ngo amuba ni namuba ababwiye ngo ati ndashaka ko Claudine ajya kwiga ati cyo noneho rero ntigishoboka yiza ateze bana tubyemere rero ubyanjye Claudine azajya kwiga barabanze banjyana kuri Kakanombe yayoborwaga n'umugabo bita amwitaga Shema arandeba ngo Claudine rero twakamwakire rwose muri P6 ariko maze kugira hejuru ni mu mutware muri Kacapu urumva cyari gitangiye ubundi Kacapu yere papa ni uwo musaza nyine nkubwira anjyana ndi avuga ati tugende ujye muri Kacapu kwari gufatanya wa mbere n'uwa kabiri uwa gatatu n'uwa kane uwa gatanu n'uwa gatandatu ngiye mfatanya uwa gatanu n'uwa gatandatu ariko bigoye nicyo kintu nabonye cyari kigoye kuko siniga gutya natekereza ko nubundi mbwa ati nta mukozi tuzashaka uzagumya ibikore tubifatanye no kwiga kugira ngo nyine nzananirwe umutima wanjye uzananirwe mbereke ariko Imana yarahabaye rwose ngiye nta kintu numvaga ntacyo najyaga numva mu mutima wanjye kimbwira ngo uyu muntu arimo arakuremera ntago nari bubisobanukirwe se nari bumenye niyo biva niyo bijya njya kwiga fatanya wa gatanu n'uwa gatandatu cya leta kirasa ndagikora ndagitsinda papa ninaza ahetse ibipapuro mu mutwe ati Claudine natsinze byishimye bitavugwa bate oya
yatsinze ateze katajya kwiga yatsinze ate yatsinze kandi atsinze ku manota meza ngo tuzarebe uzamurihirira ubivuga ari umugore ngufu yatsinze nyine reka turebe ko bizagenda rwose nta kintu naje cyo kuvuga ngo nintiga ngo bizagenda ute wapi nose nabibonye nabyo naruhiye nabonye binzaho ndavuga ni ikimana ishaka kizacamo nago najyaga numva ko ubuzima bugoye ngo imbere buragoye utize nabyo niyumvishaga urumva nari muto turicara koko turatuza kuko none se ndari kundihirira ariko umusaza akageza akambira buri gihe tuza igisubizo cy'Imana nabuze ahantu kiva koko twagiye twumva ngo haje ngo ibyo bita nayini buriya ngiye no bishobora bango nayini si ishuri ndamubwira rumana yanjye ushobora kubivugira kure kuko ngiye nicyo cyaje ari igisubizo cyanjye umusaza arazarambira ati noneho haje ishuri ntinirihe nkarijyamo haje cyitwa nayini urajyayo ndajyayo kuko n'ubundi n'ikiruta kacapu kuntu twigaga mu wa kabiri bigaga bareba hariya mu wa gatatu bakiga bareba hariya ishuri rimwe mu ishuri rimwe niko twigaga so kumbwira ngo nayini yaje rero unyumvisha ko uwagiye kwigamo ari umuswa ntago njye namyumvaga ko ariko kacapu cyari ikindi hahandi umwarimu agera ku kibaho yatangira kwigisha uwaraye asinze urumogi agaterura ibuye pa akamukubita mwarimu agasohoka ubwo amasomo akabarangira ayo munsi nayo ngayo none ntaswe nayini none ngiye numvaga none hari VIP itabaho ndamwaniye nicyo cyari igisubizo rero tugikwiga nabwo bigoranye njyayo tangira uwa mbere rwose nkagenzana n'amanota meza hari akakanombe ndiga saza kishima rwose ati mba wabyuka saa 8 uzibyuka ukora ibyo ukora ndagusabye ku ishuri nageragaho saa 3 nagera nkajya mbona batangiye kujya bambangamira bavuga ngo nakererewe njya muri administration ndabivuga ngiye ubuzima bwanjye buhagaze gutya ndabukora nkafatanya n'akazi ko mu rugo munyorohereze ninjye ngera ahangahe isaha nimukumva ko arahane naciye nta kibazo ubwo icyo amasaje bakirakemutse nkabyuka nkakora musaza yawe yabonye 100 kari imeza ati tega yari 100 kuva hari ugera hari kuva Kanombe ugera ku ishuri ndiga nakoroza wa mbere ndaburangiza n'amanota meza arabire yaravuga ati shate ngiye kugushakira umuterankunga uzaje kwiga uba muri eteri kuko ntabwo byoroshye aramushaka njya kwiga mu Bugesera igashora ariko apana cya kigo mujye mumva gikomeye n'ikindi bita espega cy'abayisilamu kwigayo mu wa kabiri ubuzima bugumya bwanga burangora ariko wa kabiri ndaburangiza ngeze mu rugo noneho ndabyo avuga ati wapi ukuntu wabaye ntuzasubireyo sura kakanombe ndiga ubuzima ubona nubwo birimo kugenda bigorana ariko biri kugenda birekuka ubona ibintu bigenda biza aho rero nibwo byari ubwo twa tugeze 2011 nibwo natangiye kujya nicara noneho urumva nengeze mu ishuri nkajya mbona barabaza abantu ngiso ninde umuntu bariyandikisha nkabona umuntu abasha gusobanura neza havuka ariko ubwo urumva ntarutseho igihe kirangamuntu kigeze byaragoranye wese turamwandikisha hese kandi nanjye nkumva nawe mfite kujya kwiyandikisha nari kujya heheze numva ni ikibazo umusaza aravuga ati rero tujye kukwiyandikisha nta kundi byagenda umugore arambira tumva rero nubwo rwose ngiye ntago uko ngukunze ntuzangore ntabwo se imyaka tumaranye n'umuyizi nta bundi bubi bwanjye ngo yangwe nagushobora kuzakura ugatangira ngo imitungo nishwi nibyo mubyibagirwa ngende shakira ngiye mu mutima wanjye n'abandi ndashaka kubona ko nege ku musaje banyandikishaho abari amazina nkoresha he
ibyangombwa bindi ubwo nawe ndi ku ishuri ubwo nari nze ndangiza segonderi yose amazina y'ababyeyi banjye arayo by'abo bantu turi kumwe segonderi nuko nayize so ntawe wavuga rero ngo cyafarije cyangwa iki ashwi ntahantu bihuriye rwose nayize ndihirwa wiga muri niwe nyuma bwo naho wagarukiye oya nyuma mu bwenge bumaze kuza nibwo naje kujya nibaza ubundi ndi mu ntoki kuki bimeze utya byagenze bite ikigo cy'imfubyi ndakizi nyibamo nyigeramo ndabizi nangira kugira dute y'ubuzima bihagaze bite nkajya numva abandi bavuga ngo tuhirwa na farije ngo tugira gutya navuga ni nzajya kureba ubundi uko bimeze njya kuri farije babwiye wumva ibyo bintu nta nubwo binabaho ufite kesi yawe imeze gutya oya nta muntu turabona umeze gutya rwose tugenda tuzavuga ati cyangwa njya muri senerije nagiyeyo 2016 oya byari 2015 ngezeyo ndabibabwira barambwira ati yewe n'ubwa mbere twe twumvisha ibintu bimeze gutyo ntabwo bibaho nta mwana turakira umeze gutyo uvuga ko atiyizi uvuga ibintu nk'ibyo ati genda tugira icyo tubona tuzakubwira ndagenda umwaka uri kubitura arangira 2016 nsubirayo ngezeyo nsanga habonetse abandi bameze rwose kesi zihuye niho rero haje kuvamo umugisha barambwiye bati rero hari ikigo twabonye wajya kukigaho ndetse ni ikihe bati kiba kitabi na IPRC dushobora kujya kwigana nta kibazo rwose ngiye nagenda ariko kumenya ukuntu ibintu bihagaze ni mwebwe ni wowe uzajya witangirira resitora ntabwo nigeze nekereza mu mutima wanjye ngo nzayakura hehe ngewe mpora nzi ko ibintu bishoboka nababwira ati ndajya kwiga njyayo kitabi dusanga rwose bamaze no kubibwira abayobozi baratuzi baranatwakira twagiye turi 3 tangira ishuri nk'abandi ukwezi kwa mbere dutangiye guhura n'ibibazo byo kwishyura resitora ariko hari inkuru yigeze gusohoka ku kinyamakuru Igihe nanjye nari ndimo haza kuboneka umuntu wo muri Amerika bita Kagira neza sinzi niba ajya nakurikira ukwezi ariko ashobora kuba gukurikira aza kubona ko ndimo ndataka ko ntafite ubwo buryo bwo kwishyura Kagira neza aramfasha akajya amereza ya tike akamereza pocket money akamereza kwishyura resitora umuntu ndasubije wize bijyanye n'ikintu by'ubukerarugendo imyaka 2 niyo batugeneye nyine birarangiye ubwo mfite A1 nta A0 iyo rero ntago wambaza ngo izava he ntago mbizi byose se byibuze ya A1 waje kubona wenda ikintu ukora cyangwa uracyategereje ndacyategereje so mu bintu ujye utekereza se ujya wiruturuva wenda ukarota wongeye kubona wabonye umuryango ukomokamo wabonye abantu bashaka kuba ari abavandimwe cyangwa se abandi bantu mu muryango wawe cyangwa mu baramaze kwiyakira ukavuga uti narahebye ntabwo bishoboka cyane numva bahari nubwo njye nta kazi cyizere ku giti cyanjye ndashakisha ariko kimwe mu bintu nzi ntabwo abantu bapfuye ngo bashire ikintu mbese cyayoberanye nako kano kari hagati kagiye kakizingiramo kuko umuntu atibuka ngo nihe naho bakaba batazi ngari nicyo cyonyine cyabayeho ariko abantu barahari aho ibitangazamakuru byabereye byinshi bikaguka abantu nibagira umutima wo gushira ubwoba bakajya baza kuko ubundi ngewe meze gutya hari undi noneho byanze utazi no kwandika uwo kuzamutunga mikoro ukamubwira ngo wavuga ikibazo cyawe no kukivuga kizaba biranga kandi mu by'ukuri ariyo mahirwe kugira ngo abamureba bamukurikirana abantu batatane hirya no hino
ushobora gusangwa ese ndaguha urugero hari mugenzi wanjye umuherutse kubabona kandi nyina wabo yari mu Bubiligi yamubonye ku mateleviziyo nk'aya gutya. Claudie, iyo utekereje ubwo buzima wanyuzemo n'ubwo uri muri munsi byibuze wishimira intera ugezeho? Shaka mbwire njye ntabwo nganya, ntacyo mfite cyo kuganya. Impamvu mvuga ko ntacyo, ahantu umuntu yaciye ni habi. Byarashobokaga yuko noneho hari naho nari kugera simparenge bikarangira n'ubundi ngumye nkaba umukozi wo mu rugo gutyo utanahembwa, utazi naho igihe kigeze, utazi n'iki. Byarashoboka aho se ko bitakunze ngira iyo ntambwe Imana ikayindenza. Hari n'ibindi bintu umuntu agiye ahura nabyo, abana b'abakobwa bo bahura n'ibigeragezo byinshi, ndetse byinshi. Noneho ushyiremo iyo mitego, ushyiremo ko udafite nagikurikirana. Ese ubundi bupfubyi bumeze gutyo ufashwe ku ngufu ninde wakurengera? Ninde se uhari? Wabwira ndetse uzi uko ari ni hahandi nyine ugera ukajya uvuga ngo ntabwo mfite umuntu. Kwibaza se ikibazo muye nacyo n'ubundi ndahamagarana. Nge rero ngisha inama n'inyoni zitambuka. Uwo ari we wese mpfa kuba namumenye nkabona afite umutima kimuntu. Ntago njya nifunga. Kuko nzi ko ibyo nakabaye mfite ntago mbifite. Ntabwo ari igihe abantu bahura bagahuza, ntabwo ujya uhura wenda n'umuntu cyane cyane nk'abo ngabo uvuga ngo n'abavandimwe bawe mwabanye mu kigo cy'imfubyi. Ntabwo byakubagaho wenda wabona muhuje nk'imico, mwumvikana, mutekereza tubasanga wenda ari nk'umuvandimwe wanjye ku maraso nkaba ntabizi? Akazi kangu urugero, hari uwambonye ndimo ntavuga n'ikiganiro n'undi natangaga ahantu yumva mvuze igahina tubone mushiki wanjye asaba nimero, arankurikirana, turabonana, turavugana. N'ubu ngubu turahari, turi kumwe. Azi nyine ntabwo yavuga ngo ni mushiki we kuko we ni mukuru nawe yarize afite ubwenge, ariko urumva icyo kintu cyaramushita, aravuga ati uyu muntu ni mushiki wanjye. None haravuga gahini, njya maguruka rero nkagenda, niba ngiye shakisha nshaka ha babiri. Ntago muzi umuryango wabuze umwana w'umukobwa, muzi wabuze umwana w'umuhungu. Nyine kubera ko icyo kintu yumva ndi mushiki we, ntago nagisiga. Ntaswe noneho utambuka, noneho utanagize iki. Hari abo tugenda duhura, nk'ubu ndaguha urugero mu rugo, umudamu tubana mu rugo turasa fotokopi. Ahubwo iyo nza kuba ntekeranye nkavuga ngo cyangwa kibeshya gato akaba yaravutse mu burasirazuba, tuba twarafashe ADN. Kuko turasa niyo mubonye uravuga mwahuye guteze tiyo umuntu ne mukora Claudie ukuntu twahuye byo ni long story kabisa. Nabwo nashobewe ndyamye hari mu rusengero, ndavuga nesha nzava mu rusengero Imana imaye igisubizo cyaho njya kuko numvaga narambiwe ibintu. Umuntu dusanzwe tugana kuri Facebook arampamagara ngo ko ngeze i Kanombe kandi nkaba nzi ko ari kuba uri hehe. So wowe ibyo uvuga urabizi, ndyamye mu rusengero cyeka ari uza kunsura. Atari kuri mubi ugira inshuti ntunavuge, none se wabonye ntacyo twakumarira? Ntabwo nari mfite aho nahera. Atumva ni kandi ubu nkubwira ndanarembye kandi nayo ndanarwaye. Ngatisha urira moto uze tuvugane ngiye ntibikaguga. Yakuruwe ni ikirero kuri Facebook. Yavuze ati umuntu usa nk'umugore wanjye ni muntu ki? Mageze ati hano hirya naho mu rugo. Arambye ateka nkubwire. Naravuze nti umuntu usa n'umugore wanjye ni igitangaza. Ati buretse nta kintu ndi buvuge, ntagakuze. Neho burimo kuntesha umwanya, nyine numvaga ari nk'umuntu tumenyeranye kandi bisanzwe kuri Facebook. Ndashaka kuryama. Ndaryama nakangutse nka 2:00 z'ijoro, ariko mbwate ngo nusoza umugore. Twararebanye umugore arikanga. Ati uyu nuwahe? Nanjye nuruwahe kuko turasa. Nicyo cyatubanishije. Naka gace kose bazi ko ndi muri munawe, nta muntu utazi ko tuvukana. Nuwo mbwera we ni mba kwa sister.
ese aravuga iki? So hari abantu benshi rero umuntu arakubona akakwibeshyaho ati hari naho nigeze kujya barambwira ngo nguru wo kwa runaka tukajyayo ariko agumya arancenga bigeze aza kuzamura ati rero umwana wabo baramubonye atari ko wasaga nk'uwabo rwose tunakubonye gira ngo uri so urumva rero abantu benshi bagenda so Claudine kandi tugana ku musozo n'abadukurikiye dushaka kugira amahirwe tukazabona murashobora kubona wenda trace zatuma umenya umuryango ukomokamo ariko ufite akantu wenda ushobora gusoresha kuba dukurikiye kwakurikiye ikiganiro ndetse n'amateka y'ubuzima wanyuzemo wakavuga hanyuma tugasoza. Njyewe icyo mvuga urumva mu by'ukuri nubwo njye mvuga ibyo ngibyo ntabwo ni njyenyine umunsi wa none nica ariko mpagarariye benshi mfite ikintu nafonze cy'umuryango ngerageza kwita MC Foundation. Iyo M ni mahoro C ni Claudine biri mu mazina yanjye ntabwo numvishe binaniye kwicara ngo ntuze ndavuga nti uyu munsi ngiye nabasha gusobanura ikibazo cyanjye nabasha no kuvuga uwo ndiwe ariko hari abandi nshingiye kuba twabanye uyu munsi nakujyana nkakwereka aho bari ariko ntiwamubaza ngo iki nta bindi binazi abenshi ntibabashije kwiga ntibize rero mu bushobozi bwanjye buke nagendaga mbona naravuga nti aba bana mu by'ukuri bafashwa umuntu abaye afite ubufasha yabafashisha wenda kwiga ibintu by'imyuga bakareba ko hari naho ubuzima bushobora kuva bukagera ahandi ariko ibyo bintu ntago mufite ubushobozi mu by'ukuri bukeya mfite bwo kuba nta wanyiyambaza nkabwira ngo mpereza gutya ngo ngire icyo muburira ariko naho bigarukira nta handi hantu dusaba rero abantu bafite umutima pe kubafasha nari mfite rero shene natangiye ncishaho ubuhamya bwabo n'abandi babazi bagenda bumva bari ahantu hatandukanye ashobora kumbwira nkafata icyo kiganiro cye nkagitambutsaho abumva barabuze abana muri kiriya gihe ashobora kujya akareba akavuga ati ko dusa cyangwa n'uwacu n'iki kugeza ubu nta makuru ahagije ushobora kuba waheraho uvuga ngo umuntu ndamufite oya umuntu urareba nyine ukumva ibyo avuga ukabisanisha n'ibyawe icyo gihe bavuga ngo uyu muntu ashobora kuba ari uwacu iyo rero hatangiye kubamo icyo kintu cyo gukeka igisubizo cyaraje Kigali rwose ADN zirakorwa kandi abantu bari kugenda babona imiryango yabo wenda kubera ubwo buryo hari n'uwo wakumva muje ikibazo nawe yifuza ko yafashwa no mu muryango wanyu kubwo buhamya bwe wenda nawe bamufasha kugira ngo n'ibindi yakubona gute yakugeraho gute dufite inomero dutanga muri MC Foundation nayitanga yego hanyuma bakazamamagara tukajya tuganira 0784 84 353 333 0784 iyo niyo nimero ya MC Foundation hanyuma ikindi bakajya kuri televiziyo yacu ni The Reality TV bagakurikirana ibiganiro tuzatugenda dutambutsa by'uruhererekane bakareba nta wamenya amahirwe nawe umenya haturuka wabona umuntu abonye umuryango we so reka rero Claudine ngushimire ku mwanya wafashe ndetse n'uburyo wadusangije amateka y'ubuzima bwawe kuva kera kugera n'uyu munsi nshimire n'abagiye bagufasha kugera ku rwego wagezeho ukabasha kugera mu ishuri ukabasha nk'uko ubivuga ko byonyine uhagarara n'imbere ugasobanura ibintu byawe bikumvikana nshimire kandi buri wese wafashe umwanya wakurikira ikiganiro nanasaba umuntu nyine wabona hari trace avuga ngo uyu muntu ndabona hari agasura niyo waba utarishuwa neza wagerageza nta wamenya tukazumva na Claudine rimwe tuyarima twereka ngo uyu ni papa tumaze imyaka tutibuka tutazi umubare batandukanye mu buryo ubu n'ubu bitewe nyine n'amateka y'igihugu gifite ndagushimiye kandi n'abakurikiye ikiganiro ibihe byiza.